Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe mu by'ukuri mbashimira cyane kubwo gukomeza kudukurikira umunsi ku wundi muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubageza. Hanyuma rero bikomeje gufata indi ntera mu by'ukuri ikibazo cya Karasira Aimable uyu nguyu mu by'ukuri nyuma yuko hari amagambo avuze agafatwa nkaho apfobya jenoside yakorewe abatutsi yo mwaka w'1994 amagambo mu by'ukuri rero yavuze ndetse kandi witwa Tom Ndahiro usanzwe ari umushakashatsi kuri jenoside muri rusange ndetse na jenoside yakorewe abatutsi birumvikana aza rero kuvuga yuko mu by'ukuri badakwiye guhera kure mu gushakisha abahakana ndetse bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri bisa nkaho atunga agatoki Karasira Aimable ko akwiye mu by'ukuri kuba yaryozwa cyangwa se ko yakurikiranwa kubw'amagambo akomeye cyane yavuze. Mu by'ukuri rero abantu batandukanye hari nk'ababibonye nko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, hari n'abandi bari kuvuga ibitekerezo bye muri rusange. Gusa navuga ko rero bikomeje kugenda bifatwa mu buryo bukomeye cyane, aho noneho iki kibazo cyamaze kwinjirwamo na Edouard Bamporiki. Uyu nguyu akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco. Mu by'ukuri nawe akaba yamaze kwinjira muri iki kibazo, aho yagiye ku rubuga rwa Twitter yandika amagambo akomeye cyane. Yagiye ku rubuga rwa Twitter yandika agira ati kubaka u Rwanda ni umukoro atirukwamatanyo, ati abatutira batubaka ati bahozeho ariko kandi bakimwa ijambo mu ruhando rw'imfura, ati ndetse n'aharererwa abatongo ejo tutareba abahonye ukukuro kubaroga. Inzego zirengera amahame remezo n'izishinzwe ubuzima bwo mu mutwe zikwiye kujya inama uwahabye agahaburwa. Mu by'ukuri nk'uko Bamporiki yabivuze, Edouard Bamporiki yabivuze, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco, akaba ari mu by'ukuri yakoresheje ikinyarwanda gikomeye cyane, ariko mu by'ukuri bisa nkaho yasabye inzego zibishinzwe ko zafata Karasira Aimable akaba yatabwa muri yombi cyangwa se akaba yakurikiranwa akaba yaryozwa aya magambo akomeye cyane yaherutse kuvuga mu biganiro bitandukanye asanzwe atanga ku rubuga rwa YouTube. Nk'uko mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara, ni ikibazo cyazamuwe na Tom Ndahiro umushakashatsi kuri jenoside ndetse na jenoside yakorewe abatutsi muri rusange. Akaba rero n'ubundi Tom Ndahiro nawe yari yanditse ati Constitution y'u Rwanda no kuvuga itegeko nshinga ry'u Rwanda twiyemeje gukumira ndetse no guhana icyaha cya jenoside, kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside, kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragariramo byose, amacakubiri n'ibindi. Akaba rero ari amagambo nanone yanditswe na Tom Ndahiro. Mu by'ukuri bigaragara ko iki kibazo cya Karasira Aimable gikomeje gufata indi ntera mu by'ukuri, aho bamusabira kuba yakurikiranwa kugira ngo abazwe ku magambo mu by'ukuri yavuze. Gusa bakurikiranira hafi ibijyanye n'ibivugwa na Karasira Aimable mu by'ukuri bayibona uko biri. Harimo abavuga yuko mu by'ukuri ari ibitekerezo bisanzwe yatanze, nta muntu yigeze ahungabanya, n'abandi bavuga bati amagambo ya Karasira Aimable mu by'ukuri arimo arahakana akanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ati hari abantu akomeje mu by'ukuri kugenda ababaza cyane. Mu bagiye rero bagira icyo bavuga, wagize ati ariko kuki umuntu uvuze FPR mwumva ko avuze u Rwanda? Ntabwo nshyigikira kandi sinzanashyigikira umuntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko hari imyumvire ikwiriye guhinduka mu gihe nk'iki tugezemo. Kumva ko uvuze FPR nabi, uvuze nabi u Rwanda, ati bikwiye guhinduka kabisa. Nuko uyu nawe yakomeje kugenda abivugana. Benshi rero bakomeje kugera bagira icyo bavuga. Akaba rero ari nyuma y'amagambo rero akomeye cyane yavuzwe na Karasira Aimable, uyu wahoze ari umwe muri kaminuza y'u Rwanda aza kwirukanwa kubera amagambo atandukanye yakomeje kugenda avuga cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, biciye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa YouTube, aho anafite n'urubuga rwiswe Ukuri Mbona atangarizaho mu by'ukuri cyangwa se avugiraho ibintu byinshi bitandukanye. Ngibyo rero ibivugwa kuri Karasira Aimable Tom Ndahiro, ndetse ikibazo cyabo kikaba cyamaze kwinjirwamo na Edouard Bamporiki umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco, ku bijyanye rero no kuvuga yuko inzego zishinzwe zikwiye mu by'ukuri gufata Karasira Aimable akaba yaryozwa cyangwa se akaba yakurikiranwaho aya magambo akomeye cyane yatangaje. Tom Ndahiro yamenyekanye cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi bivuga ko akora kuri jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuri jenoside muri rusange. Hanyuma Karasira Aimable mwaramenye cyane ku mbuga nkoranyambaga, yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ndetse kandi yabaye n'umuhanzi azwi ku izina rya Professor Niga. Gusa yaje gutangaza ko abivuyemo yikomereza izina rye rya Karasira Aimable mu buzima busanzwe. Aherutse kwirukanwa muri kaminuza y'u Rwanda ashinjwa amagambo atandukanye yakomeje kugenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma kugeza amagingo angaya rero rurageretse hagati ya Tom Ndahiro ndetse na Karasira Aimable. Barapfiki rero
mu by'ukuri ni amagambo bivuga ko Karasira Aimable yatangaje n'ubundi mu biganiro asanzwe akora kuri YouTube cyangwa se ku kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mubavu TV isanzwe yikorera kuri YouTube. Hanyuma rero mu by'ukuri amagambo yatangaje ashobora kuba yarakiriwe mu buryo butandukanye n'abantu batandukanye mu by'ukuri, cyane ko nka Tom Ndahiro yagize ati nyamara ati dukwiye gutangirira hafi ati kuri Umubavu TV na Karasira Aimable ati jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'abatutsi, abatutsi ngo bishwe na bene wabo, ati ibyo bitekerezo birenze guhakana no gupfobya icyo cyaha, ati ubisanga mu bitabo n'imvugo zaba Judy Lever, ati Pierre Pen ndetse na FDLR. nk'uko mu by'ukuri Tom Ndahiro yakomeje kugenda avuga ati ukurikije ibitekerezo byatanzwe na Karasira Aimable kuri kinyamakuru Mubavu TV, ati ibyo bitekerezo mu by'ukuri ati birenze guhakana no gupfobya icyo cyaha, ati ubisanga mu bitabo n'imvugo zaba Judy Lever, Pierre Pen na FDLR abazweho n'ubundi gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. benshi baba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari mu mahanga. Hanyuma rero nyuma y'ubutumwa bukomeye cyane Tom Ndahiro yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, abantu benshi bagize reaction, bahise bagira icyo bagenda basubiza, mu by'ukuri basubiza cyane cyane Tom Ndahiro. Hari uwa mbere yagize ati ariko kuki abakoze ati abahoza jenoside mu kanwa ari abatarayibonye, ati ese wowe Tom Ndahiro ati waba wararokokeye ati cyangwa warokoye nde, ati mwaturutse ikantarange, ati muza mubuhoza ati amazu ati mutubatse, ati none mushaka kuturusha kumenya ibyatubayeho. Ni reaction z'abaturage batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza. Nyuma rero mu by'ukuri ubutumwa bwa Tom Ndahiro ni byinshi byavuzwe cyane, hari undi yavuze ati jya umureka ati avuge cyane, ati uramubaza aho yarokokeye, ati sinumva ngo nawe yari mu bakomando se kandi, ati simbizi mu by'ukuri, ati ngo jenoside rero yakozwe n'abatutsi, ati bayikorera abatutsi, ati ndani mbi koko ubu se bamwemereye angahe kugira ngo rero yemere kuvuga ibi ngibi, ari we ari n'abamuha audience, ati bakwiye kubiryozwa, ati enough is enough kabisa. Undi yagize ati ariko ati muba muzi guhimbira abantu ye nihe koko no muri extrait wumva avuga ko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'abatutsi, Karasira aravuga umuryango we direct, none se urahakana ko we mu by'ukuri byinshi byakomeje kugenda bivugwa, atubona jenoside yakorewe abatutsi rero amaherezo utazayitesha agaciro ari wowe, ati ni wowe ati usigaye wipfobya. Asaga nk'asubiza Tom Ndahiro ati wagira ngo si ati niyo sose urisha ubugari, ati Karasira uramushakaho iki ko ari umucikacumu akaba ari imfubyi, ati wamuretse koko Tom we, ati wazagize rimwe ukagira ubuntu, nk'uko Tom Ndahiro yakomeje kugenda abivuga. Andi wagize ati ahubwo ati yamaze kwitesha agaciro, ati gusa byatumye buri wese amenya icyihishe nyuma yikoreshwa ry'iryo jambo, nk'uko uyu muturage nawe yakomeje kugenda abivuga. Gusa benshi mu bakomeje kugenda bagira reaction cyane barimo n'abasanzwe bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, n'ubundi akenshi nabo bakunze kugenda bagaragarwaho n'amagambo yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ugenekereje kureba ibisubizo bakomeje kugira ba Tom Ndahiro, n'ubundi bisa nkaho mu by'ukuri n'ubundi bari mu murongo wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Gusa n'ubundi ni imvugo ya Karasira Aimable abantu batandukanye bayumvishe mu buryo butandukanye. Undi ati ese ubu ibi bigambo batavuga bitanihe n'ibyazantera hamwe zihora zihakana jenoside, ati harya ngo ibyabaye ati ikiboze irakiri gatatu, u Rwanda ruracyafite akazi pe. Undi ati aho bitaniye nuko bamwe babivugira hanze undi karogoroshora mu gihugu, ati nk'umufatanyabikorwa wabo iri ni ishyano rikomeye cyane. Undi ati wakumvise ikiganiro cyose ariko ukareka kumuhimbira ibyo atavuze, ati ndakukoba ufite icyaha cy'amaraso ya Karasira, ati kuko aho wamuhereye uzashirwa ari uko ni byinshi nawe yakomeje kugenda. Undi nawe atese ko kiri kumuhimbira byatavuze. Undi ati bagufatire hafi ari wowe, ati muri video ibyo umushinja biri hehe, ati biri ku mutwe, ati by'ubeza nguni ubura uko ubisohora. Undi ati mukomeze mu mwoshye sha namara kwambara iroza muzongere mu mubone, uyu arakomanga ku rugi rwa gereza tu.
undi ati ariko ibi bintu nge mbona ari ubushinyaguzi hejuru y'abacu twabuze ibi ni ugukora abanyarwanda mu nkovu pe. ubu se tuvuge ko atazi ibyo avuga cyangwa nubwo yaba ari umusazi yajyanwa indera nyuma yaho akabibazwa. ati oya rwose ati ibyo avuga ntabwo ari byo. ase ko jenoside ntawe itagizeho ingaruka ati ari abatutsi bishwe. ni byinshi yavuze. ati ariko ribu ntigikora. umuntu nk'uyu wifata akajya ku karubanda agashinyagurira abantu nge ndumva yajyanwa iwawa bakamugorora. ndati ngo Tomu ndati ari free niyo mpamvu rero avuga ubusa erega ariko hariho rero umurongo ntarengwa. ndati ndasaba ko leta yacu yamugarura mu Rwanda nka Sankara tukagira ibyo tumwibariza. sinzi icyo yavugaga. ndati Tom Ndahiro yifitiye rero ikibazo ati cyuko Karasira amurusha ubwenge akaba yamutwara akazi akamwubikira imbehe. ni byinshi cyane bari kumeza kugenda bivuga. undi ati ariko mana ati ibyo birarenze. ati wa mugani ngo utazi iyo ava ntamenya iyo ajya. ati uburozi bubaho koko. uwakuroze ntiyakarabye. Karasira we ati si wowe uri umurwayi ukwiriye ibitaro. undi ati impamvu mutabyumva nuko namwe mwemera ibyo avuze. ati kuri we yiciwe n'abatutsi aho abatutsi bishwe n'abatutsi niko kuri se. undi ati rero mu by'ukuri ati inkuru y'igikuba ati ikururiye amakara. undi ati ariko wa mugabo we ati wahaye amahoro Karasira yabwiraga Tom Ndahiro. undi ati ku kiribu itabafatira icyemezo nk'icya Barafinda ko ari byo bagenda neza. undi ati rero mu by'ukuri byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwa. ati Karasira avuze ko jenoside y'abatutsi yakozwe n'abatutsi. hehe ati mundangirije kumva. ati sindi kuhumva. ati yavuze amateka ye ntiyakuvugiye. ati niba ubangamiwe haguruka nawe ugiye kuvuga ayawe. ati ariko ribu ati mutegereje iki. ati mwashyize uyu muntu mu by'ukuri ati ni Karasira ati mwamushyize muri gereza. undi avuga ati uburyo akomeje gupfobya jenoside ntatandukaniye na Twagiramungu bavuga bimwe. ati bavuga bimwe. terega ni wowe uri gupfobya jenoside utuvangira ibyo atavuze. ati vive la paix. ati parlez la paix. ati we are all Rwandese. ati twese turi abanyarwanda. ati mu by'ukuri ati ubutabera buzatangwa. byinshi cyane rero mu by'ukuri byakomeje kugenda bivugwa. ni Tom Ndahiro ubusanzwe ni umushakashatsi akora